nitegereje umusaraba, o Yesu yadupfiriyeho, mubonye ndamutakambira, wambabarire Yesu mwami, Yesu mwama himbazwe, izina rye ryogezwe, yanyogesheje amaraso ye, Yesu ahimbazwe. Imana ishimwe kuko inkiza imbaraga z'ibyaha zose, bituma Yesu ambamo neza, akantunganya. Yesu mwami, Yesu mwama himbazwe, izina rye ryogezwe, yanyogesheje amaraso ye, Yesu ahimbazwe. Wino kw'isoko ngari nziza, ca bugufi wamutindiwe, jya ku birenge by'umukiza, wagutunganye. Yesu mwami, Yesu mwama himbazwe, izina rye ryogezwe, yanyogesheje amaraso ye, Yesu ahimbazwe. Wino kw'isoko ngari nziza, ca bugufi wamutindiwe, jya ku birenge by'umukiza, wagutunganye. Yesu mwama himbazwe, izina rye ryogezwe, yanyogesheje amaraso ye, Yesu ahimbazwe. Ya soko nziza yoza ibyaha, mpimbawe nuko nayinjiyemo, niyo Yesu ahora anyirisha, niyanyejesha. Yesu mwama himbazwe, izina rye ryogezwe, yanyogesheje amaraso ye, Yesu ahimbazwe. Nakugumbiriye muvandimwe mu izina ry'umunyanazareti, shalomu shalomu. Nkwifurije umugisha gusangira nanjye iri sengesho. Uhoraho aguha amavi meza yo kumupfukamira, aguha amaboko yo kumudugiriza, n'umutima wo kwizera. Uhoraho aguha umugisha. Nabaho kuva mu itangiriro ukageza mu byahishuwe, amasengesho yarwanya intambara y'isi yose, amasengesho arwana intambara y'ikuzimu, amasengesho yarwanye intambara yo mu ijuru, amasengesho nta mugabane, nta bwoko, nta rurimi atadomenye. Niyo yabashije gukora imirimo n'ibitangaza mu isi. Hari tekinoloji mu isi y'intwaro nyinshi, hari tekinoloji yo kurwana mu buryo bwinshi butandukanye. Abanyamerika bafite uko barwana, abashinwa bafite uko barwana, donke n'inyamaswa zifite uko zirwana, ikintu cyose gifite uko kirwana. Ariko Imana ishimwe mu bushobozi bwayo no mu rukundo rwayo no mu buntu bwayo, natwe yaduhaye umugisha wo kurwana. Rero amasengesho y'abera
haleluya. Ni bombe atomike, ni bombe n'intwaro nucleaire, ni intwaro nyambukiranyamipaka mu izina ry'uwaduhamagaye akaducungura. Mungu asifiwe sana. Nagira ngo nkutangarize ko gusenga kwawe ni umugisha, kuririmba kwawe ni umugisha, kwizera kwawe wizeye umwami wacu Yesu Kristo, ukizera Imana Data ndetse ukayoborwa n'Umwuka Wera ni umugisha. Nagira ngo nkubwire ko nta gihombo gihari, nta no kwibeshya guhari, ahubwo nagira ngo nkubwire ko amasengesho agiye gukora ibitangaza. Haleluya. Amasengesho yambukije Abisiraheli inyanja itukura, ariko nta ntwaro zizabaho mu isi ngo zambutse abantu inyanja itukura. Amasengesho yahinduye amazi divayi. Amasengesho Yesu yasenze y'iminsi 40 n'amajoro 40 yakoze ibitangaza ahantu hatandukanye. Dushimiye umwami Yesu ko gukiranuka kwe twese tuguhovaho ibitunga umutima n'umubiri. Dushimiye umwami Yesu ari amaraso yavuye ko ibyaha byacu yarabibambiwe abyishyiraho ku bwacu. Turamushimiye amaraso yavuye. Burya indwara zose dufite n'izindi twagize, hariya amaraso n'amazi byavuye mu rubavu rwa Kristo bizifiteho ububasha. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, 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 haleluya. Himbazwa Imana, Imana, himbazwa Imana, Imana, himbazwa Imana, Imana, himbazwa. Maze Farawo ahamagaza Yosefu bamuhubura mu nzu y'imbohe, ariyogoshesha yambara indi myenda yinjira aho Farawo ari. Ubu ni ubutumwa bwiza Imana yampaye kugira ngo dusangire muri iri sengesho ngiye kugusengera, ndetse no mu mwanya dufashe uwo kugushimira no kwifatikanya nawe mu rugendo rugana i Siyoni. Nibyo koko wari umuboyi cyangwa se wari kajyarugo, Imana yakoze ibitangaza ku bw'amasengesho ahinduka prime minister. Amasengesho arakora. Uwari umuyaya kwa Hasuwerusi ahinduka mama perezida. Urumva iyi ni inkuru nziza ishimishije. Ntabwo ari aba basenze gusa, sinaba bashubijwe gusa. Turibuka neza uwaragiraga intama Uhoraho yamuhaye umugisha akaba umwami w'Abisiraheli wibukwa na bugingo n'ubu. Ntabwo ikibazo ari uko utize cyangwa ikibazo ari uko wize. Nta nubwo ikibazo ari uko uri mugufi cyangwa uri muremure. Nta nubwo ikibazo ari uko uzi gusoma cyangwa utazi kwandika. Nta nubwo ikibazo ari aho uvuka cyangwa se nawe abubyara. Ahubwo ikibazo cyangwa se igisubizo biri mu mugambi w'Imana ko wakijijwe. Imana ishimwe cyane ko wakijijwe. Inzira uwatangiye, turabona urugendo rwa Yosefu atangirira kwa se. Bibiliya iravuga ngo yakundwaga na se. Imana ishimwe ko uhora bagukunda. Icya mbere yaguhaye amasezerano mu nzozi, cya kabiri aguha amasezerano mu ijwi, mu ijambo, mu ndirimbo, uvugana n'Imana. Tubona urugendo rutangira harimo urukundo. Bibiliya ngo amubohera ikanzu nziza. Nibyo koko amahirwe yawe ya mbere, ubusugi bwawe cyangwa se imikorere yawe ya mbere, abadimoni barayirogoye, Satani arakurwanya, amaboko yawe yatangiye akorera iburyo, ariko biza kurangira bifeyirinze. Nibyo koko washoye ubwa mbere urahomba, ugerageza ubwa kabiri urahomba. Amahirwe ya mbere asa n'igikanzu ya Yosefu yari yambitswe ari ubwa mbere Isa yimwambitse. Inkuru y'akababaro nuko yayambitswe n'urukundo. Ariko bene se, abo mugenda nabo muri kumwe, ntabwo banezerewe n'umugisha Imana yaguhaye, ntibanezerewe n'impano wari ufite. Abavandimwe bawe muri Kristo musangiye ukwizera ntibashimishijwe n'urugendo rwawe rwiza ko Imana iri kumwe nawe. Bituma haduka umwuka w'ishyari. Hamwe urarogwa, ahandi uragambanirwa, ahandi urabeshyerwa, ahandi uhura n'amageragezwa atandukanye byagiye bigaragara hato na hato. Ariko ndi gusengana nawe mu izina rya Yesu Kristo mu mwuka w'ubutware. Biricuma ahura hatambutse,
kugeza ubwo ugambanirwa bagutega ibico, ibyobo barabicukura, ariho wasimbutse urupfu inshuro irenze imwe. Yosefu bamujugunye mu cyobo na ya kanzu barayimwambura, basigana kumwica, ariko isezerano ry'Imana niryo ryatumye unyura muri urwo rwobo, rituma unyura muri iryo shyari, rituma unyura muri abo barozi, rituma unyura muri ibyo bibazo by'inzitane. Ni isezerano rihakunyujije. Ubundi imitego bari baguteze yari imitego yo kuguhitana no kukwica. Ngira ngo urabitahura, ntahura, uranyumva neza cyane. Biricuma, uragurishwa, ibyo bita kugambanirwa mu kirundi cy'iki gihe cya mu kinyarwanda cy'ubu. Uragambanirwa, bakuvuga mabi, bakuvuga menshi mabi, bakuvuga uko utari, bakwamamaza ko ibitari byo. Icyo cyiciro nacyo kinyuramo kugeza ubwo biharuye, barakuvuga, bo bariharura, bararambirwa. Uhoraho aguma kubana nawe, isezerano urinyuranamo nawe. Nibyo koko, naho ngaho wakiriwe kwa Farawo, aho wabonye akazi, aho wabonye muri famiye wagombaga kuba cyangwa bagombaga kugufasha, naho usanga witeguwe n'umwanzi. Ibyashatse kukugwisha ni byinshi, ibyashatse kuguhirimisha ni byinshi. Uyu ni muka Potifari wifuje kugwisha no guhirika Yosefu, wamukure mu byizerwa. Imana ishimwe ko Yosefu hano yahanyuze, ku bwa Yosefu nawe urahanyura, ku bwa Yosefu nawe uratabarwa. Ni umukiranutsi umwe atuma abantu bababarirwa mu izina rya Yesu. Yosefu kubw'isezerano, ntabwo ikibazo ari hari awavuye, si naho wagiye, ahantu hose isezerano rirakonta. Iyo umuntu amaze kumenya ko uri umunyamugisha, aho waba uri hose shitani ihita ikurwanya. Kandi wahinduye akarere cyangwa intara, wahinduye igihugu cyangwa wahinduye imyaka, aho waba uherereye hose, niba ufite isezerano ry'Imana, mbere yo kugira ngo risohore, reba aho rigomba kukunyuza. Nibyo koko, naho wari ugeze ubonye n'akazi byabaye biriya, ubu bakukura mu kazi nta mpamvu, uhomba nta mpamvu, wirukanwa nta mpamvu, bakurwanya nta mpamvu. Biricuma shuti muvandimwe, pole sana, kandi pole sana katika jina la Yesu Kristo na kuombea. Kandi na wewe omba katika jina la Yesu Kristo, tumuamini Mungu wa mbinguni adusaidia, dutendee neema. Ubarikiwe sana. Nibyo koko biricuma kugeza ubwo Yosefu agambanirwa, ariko ubu n'ubuzima bwawe ndi kuvuga. Kugeza ubwo Yosefu agambanirwa, arangije kugambanirwa, biza kuba kaga na kangare. Yosefu ajyanwa muri gereza. Kubera iki bamujyanye muri gereza? Gereza buno tubamo, hari gereza zituma umuntu atiga, hari gereza zituma umuntu atabaho mu buzima bwiza, agashyirwa muri gereza zitandukanye. Hari gereza abademoni badushyiramo, umuntu akaba amategereje akazi, umuntu akaba amategereje urugo, umuntu akaba amategereje ko isezerano ryasohozwa. Mbese kuko utaragera mu isezerano, buriya aho urafungiranye. Waranditse, washyizeho imbaraga z'amafaranga, wiringira abakomeye, shakisha hirya no hino ngo urebe ko nawe wapasa bikemera, ariko sahizi byaranze. Rero hari blokaje, hari ukuboko k'Uwiteka kwakublokinze, ariko hari n'ukundi k'Uwiteka kudedowana umuntu akava muri majerwa cyangwa akava ku cyambu naka aho waheze. Yosefu nawe aba muri gereza, arahategerereza, ariko aho hose kubw'isezerano ry'Imana. Yari umutwe, ntabwo yigeze aba umurizo. Mungu asifiwe sana. Yari umutwe, ntabwo yigeze aba umurizo. Ubyumvise neza cyane, haleluya. Yosefu rero hano dusomye, maze Farawo ahamagaza Yosefu, bamuhubura mu nzu y'imbohe, ariyogoshesha, yambara iyindi myenda. Ngira ngo Itanguriro 41:14 niho turi gusoma. Uhoraho aguha umugisha mu by'ukuri, ndetse no mu ijambo rimwe n'irindi. Turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo. Ahantu uherereye, aho ubarizwa, aho uri hose, nkwifurije kuvanwa muri icyo kibazo, muri izo ntambara, baguhubuzemo mu izina rya Yesu Kristo. Isezerano rero riraguhubuzamo, kandi amashuri yose urayarangije. Sohoka ujye gukora, sohoka ujye mu kazi, sohoka ujye mu buzima bwiza, sohoka ujye mu mahoro, sohoka ujye mu neza n'urukundo by'umwami wacu Yesu Kristo. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Nuko
uwari umuboyi, wari umunyagano, wari wagurishijwe, wari washimuswe, wari ugiye kwicwa ahinduka minisitiri. Uhoraho ashimwe. Babandi bose baraje bamwikubita imbere baramupfukamira, bahimbaza izina ry'Imana ye, bemera Imana ye. Kugeza na n'uyu munsi natwe tuvuze Imana ya Yosefu. Ejo nawe bazavuga Imana yawe, abana bawe cyangwa inshuti zawe, mu izina rya Yesu. Nta kure cyane Imana itakura umuntu, nta na kure cyane Imana itageza umuntu. Ndaguhumurije muri uku kwezi mu izina rya Yesu Kristo. Habe itegeko authority, guhubuza ikintu ni ugusohoka nta na hamwe bagusinyishije, ni ukuva muri biriya, nta sirikasi yibayeho, nta negosiyasi yibayeho, ahubwo ugahabwa umugisha n'umwami Yesu, ugahabwa ubuntu na Kristo, ukagirirwa ubuntu n'Imana Data, ugahubuzwamwo mu izina rya Yesu Kristo. Ishuri ry'Imana iyo rirangiye umuntu aratambuka agakora. Ese uriteguye nawe kurobera iburyo, nawe kuhabwa ijambo n'icyubahiro? Ntabwo rero ziriya nzozi yarose zari inzozi zisanzwe n'undi yazisobanura, ahubwo Imana yazibitse ku bwawe. Nawe hari ibyo yakubikiye. Ntabwo agaciro ahawe n'icyubahiro ahawe no gusanga yarabeshywaga, baramubeshyeraga. Ni isezerano ribikoze, ni umugambi w'Imana. Mu by'ukuri inzira watangiye, ariko ubuhanuzi ngohe muri uyu mugoroba, muri aka gatondo ka kare nzindutse, mu izina ry'Umunyanazareti, aho bukeye n'aho bwije, Uhoraho akorotira ashyireho iherezo. Stop iva imbere yawe, ubandanye urugendo mu izina rya Yesu Kristo. Ni ijambo ry'Imana twaganiraga, guhubuzwa kwa Yosefu muri gereza, guhubuzwa kwawe mu kigeragezo, gukurwa mu ntambara y'inzitane, onodijezi. Kwari ukukushimira, kwizeza ko ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana. Eyawe mama, eyawe mama, eyawe mama, eyawe mama. Ndagushimiye mwami Yesu, usengeye mwene data uteze amatwi ubutumwa bwiza ku Mbabazi TV gatatu, n'ahandi hose yabwumvise n'ahandi azabwumva. Bwa butumwa wadusigiye ngo budukize buturokore. Yaroberaga ibumoso umuhe kurobera iburyo. Intoki ze zavaga, ni we muhomyi, ni we musanyi, ni we mwubatsi, uzikuremo inyatsi yose zibe intoki nzima. Yasitaraga buri munsi akadeviya cyangwa akayoba, ariko tumusabiye inkomezi, tumusabiye imbaraga zisumba byose, ishobora byose, mu izina ry'Umunyanazareti. Haleluya. Sengeye mwene data mwami, isezerano ryawe urarikomeje ku buzima bwacu no kuri twebwe. Turihinduye isezerano ry'umugisha, turihinduye isezerano ry'ubugingo, turihinduye isezerano, haleluya, ryamukura Samariya rikamukatisha i Yudaya rikamugeza ku mpera y'isi. Kuko mwami nta jambo avuze ngo rihere, kandi ijambo ryawe ni ryo kwizerwa. Mungu asifiwe sana. Rero ndasenze, yizeye iri jambo, yumvise izi ndirimbo, yakiriye ubutumwa bwiza, mu izina rya Data n'umwami Yesu n'umwuka wera. Bibohora umutima, bibohore n'umubiri. Haleluya. Nanjye mpesheje umugisha ukwizera no kwiringira mwami ashyize imbere yawe. Ngaho rero waravuze ngo turi intwarane, utuma babiri. Nanjye ndambitse ikiganza kuniha no gutaka kwe, ariko ntabe njye, ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro, 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 icyubahiro. Mavi yacu ari hasi ku bwawe, intambwe zacu zikuri inyuma, imitima yacu ni urusengero rwawe, amaboko yacu mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti bitubera amashimwe n'agakiza. Icyubahiro ni cyawe iteka ryose. Amen. Yohegwe n'ubutumwa bwiza, kandi tukwiringije tukwizeza ko ntabwo biri burangire uko, ntibyijyana uko, ahubwo ku kwezi kutarashira Uhoraho akuvubira imvura y'umugisha ndetse no gutaha uk'umunani. Turi mu masengesho y'amezi 3. Ndambuye ikiganza mu izina rya Yesu Kristo twamenye twiringiye. Uko wizeye bikubera uko, kandi ube wizeye ibyiza, ineza iri mu bugingo iteka ryose. Amen.